nibuka ibintu byambayeho nkumbanarira n'umutwe ukava nabaye mu buzima bubi inzara icyumweru cya mbere nyuma kubyara inzara yarandiye hahandi nifuzaga n'upfu rwaza rukangira umwana njye gasigara wenda nkareba ko amugera neza akamujyana akajya kumurira ndarubu none wa mugabo mwabyaranye we deja yari amaze gucika yaragiye kugeza na n'uwo magingaya umwana afite imyaka 2 n'amezi 2 mama wawe se we ntago yanyuzagamo wenda ngo aze kureba umukobwa we uko byifashe ntago mama nawe yaragutereranye ntago yabashaga kugeraho muri ibyo bihe wari ukimara kwibaruka mama wanje nubwo namuvuze kuriya manje naye nta bushobozi afite yego uko ngubu tunavugana sinakubeshya ngo abahe kuko aho yabaga barahaseye yego hashize nk'amezi 7 narongera guhura na mama utarongera guhura na mama kandi nta na telefone agira ngaho muri make ubu ntago uzi nimba ugira mama cyangwa nimba ari nta nawe ntuzi nimba yaranitabye Imana cyangwa ari he inkuru mbi ntabwo yobekana yarapfuye nabimenya bigaragara ko ari hari katabaye mu buzima bwiza ariko sinza agacamo yabaga hano mu kaninja barahasenya yego kubasenya aho bamuguriye igasanze basanga ari mu manegeka bahashyira toye kuhasenya yego niko kuva muri iyo nzu sinakubeshya ngo abahe gusa amakuru mfite abo barumuna banje yego aho mama yababyaye barabajyanye babikavuga babikavuga nuvuga ngo ntago uzi mama wawe nimba abaho nimba atabaho nawe ntazi nimba ubaho nimba utabaho kandi mwese muri Kigali kandi anazi naho yansize buri ari umubyeyi ufite urukundo cyane akagombye kugaruka akaza kundeba yego kuko ngiye muri Kacyiru mutugiye kinini cyane yego kuko ni naho nakuriye yaba ufite urukundo yakaba yaravuze ati reka njye kureba umwana wanjye niba hano umwana wanjye namusize ko sigeza garuka byaramfashije ariko nyuma nza gusanga nta mumaro wabyo ubwo najyanye n'umuntu akandi gashaka kunyica ashaka kukwica najyanye n'umuntu duhuriye ku muhanda nyine turajyana twavuganye amafaranga mu gitondo umwaka atsa amafaranga ikintu yakoze yafashe umusego w'ishuka arawunigisha ashaka kunyica ubwo noneho natabawe n'ikintu n'umuzamu we uko yashatse kujya kuniga ngiye w'amaguru nayashyize ku idirishya wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara ajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane murakoze bagita kwizera ho Emerine umeze neza ntabwo umeze neza ni ukwihangana muri ubu buzima ntabwo igihe cyose ibintu biba bimeze neza ariko kudacika intege guhagarara gitware ugakomeza ukirwanaho nicyo kiba ari gikuru ubuzima buragoye pe ubuzima buragoye Emerine ni iki kikugoye muri ubu buzima reka nkubwire rero wa papa we njyewe ndi umufiyemeri umwana w'umuhungu yego ni ukuvuga ngo urebye wenda tugiye nko mu bya kera namubyaye mu buryo buteye ubwoba kuko nari umunyeshuri yamubyaye ari umunyeshuri nari umunyeshuri ngeze mu 3 segonderi groupe scolaire Sainte Famille ndahabona hano mu mujyi ugomba ndatwise ariko wenda mbere yuko wenda tugerera ku nkuru y'uburyo ki waje kumutwita n'uburyo cyo bamwibarutse mbere yuko wenda ibyo bibaho wari ubayeho ubuhe buzima kugira ngo twe gutangira wenda inkuru yawe tuyitangiriyemo hagati ubwo tuyitangirire kuko byari byifashe ukigaho muri segonderi ubuzima bwari bumeze gute wari ubayeho ute njye rero ukuntu nari mbayeho nagize amahirwe make sindarwa n'ababyeyi bombi yego nakuze mbona mama wanjye ngeze mu gihe gitangiye gukura mama mera nk'umuntu nyanze yego akajya noteza akanyirukana nkarara hanze ngira imana hari ikigo bitaga muri Caritas baramfata
nibo bamfashije kwiga bamfasha ubuzima bwose bwo kubaho ubwo noneho kubera ko kurara hanze no kugenda nicwa n'inzara nkabura ibyo kurya biza kurongera muye nyine n'uwo musore wanenda turabyarana arancuka angusha mu bako kubera n'ubuzima bubi nari ndimo shiduka ibyari byishimo bibaye n'ibibazo bamwisinda nyine bambyaye umwana igihe kitageze. Uwo musore se mwabyaranye uwo mwana yari umunyeshuri mwiganaga cyangwa yari umuntu wo hanze wo mu buzima bwo hanze? Yari umuntu wo hanze yari mu buzima bwo hanze afite n'akazi ubwo nyine yanshukishije ayo mafaranga make yabonaga nshinduka nisanze mu bishuko kuko nabaga mu buzima bw'inirwa n'inzara nta hantu ho kuba ngira ndarabuzwa. None se nk'icyo gihe uretse gatoya wari utubwiye ati wiga byose byatangiye wiga Sainte Famille wigaga utaha wigaga interna uba mu kigo byari bimeze bite mbese? Nigaga naha hari ahantu nk'aba mu kigo cy'ababikira abo babikira baramfata banshyiramo maze imyaka 2 mbamo mama araza ateza induru ndetse ko hari undi muryango ugiye kunyandabita araza ateza induru atuye n'umwana wanjye ntabwo natuma mumujyana nagaruke mu rugo. Umva rero kugira ngo abantu babe bashaka kugufasha bashaka kugushakira ubuzima bwiza ubone mama araje kandi ufite uburenganzira bwo kubyaye biragora babemeye kunsubiza mama nsubiranye na mama twamaranye ukwezi kumwe tubanye neza ukundi akajya ataha nyirukana mu nzu yakasa munani z'ijoro akanyirukana ati nsokera mu nzu uyu mugabo mbana nawe sisiko we nasukugira nimba ushaka kuzamusange mwirimbi. Yego nuko ubwo akajya ataha nk'uko nijoro akabara kwirukanye timvira hano ntago nshaka kukubona hano. Ubwo se nk'iyo kwirukanaga kandi umva wenda wiriwe ku ishuri ku manywa ku mugoroba ugiye mu rugo aho umubyeyi wawe atahiye aravuga ati mvira hano ntago ngushaka, icyo gihe wasohokaga mu nzu ugahita ujya he? Narasohokaga nkarara nicaye inyuma y'urubaraza. Inyuma y'urubaraza we ari mu nzu aryamye n'umugabo n'abarumuna bawe n'umugabo we. Yego wowe ukarara ngo ku rubaraza? Njyewe kuko nanjye mama wanjye yambyaye nyiri muto yego wenda ahugenda akura n'ubuzima bwinshi ashaka n'abagabo benshi batandukanye. Yego maje gukura rero atangiye kubona ko nanjye nzi ubwenge kuko rubura n'amashuri nk'anjye wishyuye nabamfashaga ariko abo bantu n'ibyo babishakiraga. Yego nawe wishakiraga abagutera inkunga. Yego ku myaka yawe ngaho icyo gihe? Icyo gihe nafite imyaka 12. Ku myaka 12 wabashije kugira ubwenge bwo kwishakira abagutera inkunga kugira ngo wige? Yego kandi iyo myaka 12 sinanigeze nkandagira mu ishuri. Yego ku myaka 12 rutarakandagira mu ishuri? Yageze narakandagira mu ishuri ngiye kwiga ngira imana mu bwenge. Yego ngagiye kwiga mu mbere nyizemo igihembwe kimwe baravuga ati umwana afite ubwenge bwinshi mu bijyanye mu wa kabiri. Yego urumva mu mwaka umwe ndangije mu wa kabiri. Umwaka umwe urangije mu wa kabiri? Yego nese ngira no mu wa gatatu ngo nyine birangira ncicishije amashuri kubera ubwo buzima. Mu wa gatatu primaire? Yego niho wahise ugarukiriza amashuri yawe? Oya yagarukije mu wa gatatu secondaire. Secondaire ariko banenda narakora byari mu gihembwe cya mbere umwaka ugitangira. Nuko ubwo ku myaka 12 yawe wabashaga kujya kwishakira abantu bakurihira kugira ngo ubashe kwiga. N'ubwo watangiye ishuri n'ubundi ufite imyaka 12? Nibwo natangiye ishuri mfasha muri primaire. Mu wa mbere primaire nibwo watangiye ufite imyaka 12? Cyane rwose. Ubwo uriga primaire ubona urayirangije ubwo ubufashe na secondaire aho hose urimo wishakira abantu bakuhirira cyane amakayi naho kuba rugeretse rimwe na rimwe nkabura naho mba nkarara mu muhanda. Umumere wawe se akwirukana mu rugo akavuga ati genda singushaka kuzongera kuba hano urambangamira, icyo gihe ubwo wari ufite imyaka ingahe? Anyirukana byanyabyo akanyirukana byanyabyo nafite imyaka 17. ubwo ngubwo nibwo nahuye n'umugira neza anyemerera kuba yanyishyurira inzu nkajya niga nyitamo kuko nayo n'ayandi mahitamo yari afite. Yego ngiye muri iyo nzu rero mbamo mbayemo nibwo kuza guhura n'ibishuko ndatwita ariko nakimara kumva ko nwite yaramagaritse. Yego amaje kumugaragara avuga ati suko nagufashije nshaka kumera nshaka kuzaba uri ukomeye none ndatwite umuntu akundi kuko nayo umuntu ku giti cye uri waranyishimiye. None se nk'uko baga muri iyo nzu umugiraneza yagufashije kuyibamo akayikwishyurira, yakwishyuriraga n'ibyo kurya akakwishyurira n'iki cyangwa aho kugira ngo
ubashe kubona ukubaho. Wenda kukwishyurira inzu ni kimwe, ariko noneho kugira ngo ubashe kubona ukubaho byo wabikeshaga nde cyangwa se ho byagendaga bite kugira ubone icyo kurya? Urumva nyine iyo umuntu afashe umwana ukiri muto akamushyira mu nzu, ni nk'aho abaye mama we na papa we, kuko biba bitakunda yamujyana no mu rugo iwe, byose yarabinkoreraga na mituweli. Yego, na mituweli akabigutangira, n'inkweto, ibintu byose byerekeranye n'ishuri niwe wabikoraga naho. None se uwo muntu yari umumama, yari umupapa? Uwo muntu wari waremeye kukwishyurira aho ho kuba, akagufasha no kubona ibyo byangombwa byose kugira ngo wige? Yari umumama. Ariko afite n'umupapa babana. Yego, yari umubyeyi. None se kuki atakujyanye iwe mu rugo ngo akurere n'abandi bana? Kubera iki yahisemo kujya kukwishyurira ku ruhande? Nta zindi profi wenda yari agufitemo mu buryo mwe cyangwa se ubundi ukurikije uko wabibonaga? Nazo we ni nk'Imana yari amunyoherereje, kuko impamvu atanjyanye yaravuga ati nimujyana mu maka amenya ko abiwanjye azaza kuneza indi usanganije leta. Usanga ibibazo biravutse. Babwira abayobozi bo hasi, aravuga ati uyu mwana ngiye kuba mufashe ariko ngiye kumufasha mu buryo bwanjye nabona byambera byiza. Ubwo nyine amfasha uko nguko. Abayobozi batoya bari babizi ko uwo muntu afasha muri ubwo buryo, nkomeza mbaho, ariko rero urabizi umwana w'umukobwa kwibana ntabwo byoroshye. Ndabyumva. Kuko uwo muntu byarangiye ucutse, twari tunaturanye twegeranye. Mwari muturanye aho muri iyo ghetto? Tuturanye muri iyo quartier. Yego. We akambona akagasura umwana n'ibiki, birangira tuganiriye ku inshuti, kuko kunenda gutya aranyagaza. Nuko umwana buramubyaye. Ndamubyara, umwana njye namubyaye biteye ubwoba. Namubyaye mu buzima bubi, uva muri ghetto, aho muri ya ghetto. Iyo ghetto byarangiye banyirukanyemo n'umuntu wamfashaga arahagarara. Yego. Mba mu buzima bubi, hahandi nifuzaga n'isabune gusa nkayibura. Umubyeyi wawe ubwo buzima bwose wanyuragamo yarabuzi, yarabubonaga, ariko akavuga ati ntacyo kumufasha gihari, tugenda wisimamire. Yarabuze, usibye ko nanone natanamurenganya, nawe nta bushobozi buhagije yari afite buryo ari kuza kumfasha. We yarabuze ati uratwisura byaye, rero umwana wanjye nanjye narakubyaye ndakurera, urakoze. Nuko ubwo umwana uramubyaye muri ubwo buzima butoroshye, uwaguteye inda se hari ikintu nibura yagufashije? Urumva ko wari ukiri n'umwana muto ku myaka 17. Yarinda ndi kuva muri 17 njya muri 18. Ntabwo ugeze ugira ubushake bwo kuvuga ngo wakurikiranwe n'inzego za leta? Icyo byo wabikoze iki? Ntiwigeze ugana inzego zibishinzwe ngo zikurenganure? Wabigenjeje ute? Nyine ngewe nabonye amemukiye, ndavuga ati uyu muntu twaramenyanye tuba inshuti, reka ngiye mwihorera, Imana izacuruza mbona ubundi buzima, rero umwana wanjye nzaba nabyaye. Muri make waramwihoreye? Negereza ko pasi yagira n'umutima ngo ahindukira agaruke. Ndaheba kugeza na n'ubu umwana ageze imyaka 2 n'amezi 2. Ni ukuvuga ngo muherukana icyo gihe? Anderingi icyo gihe afite amezi 2. Amezi 2? Ntiwongeye kumucirya, ntiwongeye no kukuvugisha kugeza na n'ubu ngubu? None se ujya wicuza icyatumye wenda umubyarira, ukavuga ati wenda iyo nza kumenya ko azangenza gutya ntabwo nari bwabikore? Nabayeho mu buzima bubi n'ubunyiburimo, ariko ibyo ntabwo njya mbyicuza. Kuva nava kubyara igiseke kandya, naterura umwana wanjye. Umuzi w'ubuzima. Kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Akansekera nkaba mureza agize imyaka 2. Sinjya nicuzaga impamvu nabyaye, kuko n'ubu ngubu kuba kiriho ni ukubera Imana sinjye. Imana yandinze kwicuza iryo jambo. Gusa ari igihe bincanga nkavuga ati koko Mana kuki bino bintu watumye biba, ariko sinjya mvuga ngo Mana ngo kuki watumye byara uyu mwana. No kwihangana. Nuko umwana wawe uramubyaye, utangira kumurera. None wa mubyeyi wakwishyuriraga inzu nyuma yo kubyara se yarakomeje aragufasha cyangwa ibintu byaje guhinduka?
ibintu byaje guhinduka arampagarika arambwira ati warabyaye kandi nagufashe ngira ngo witeze imbere ejo nawe uzavemo undi muntu ukomeye yego rero nanjye ibyo ntabwo nabishingira sinashobora kurera abantu babiri wowe nka mama ugomba gushaka ibyo ukora umwana yego umwana ugeze mu wa gatatu segonderi ukiri muto ufite imyaka 17 gutangira guhiga ubuzima wahereye hehe wabigenjeje ute kugira ngo ubashe gukomeza kwishyura yanzu bakwishyuriraga noneho ufite n'umwana wo kwitaho ni hehe watangiye gukura ubushobozi bwo kugira ngo ubashe kuba wakwibeshaho urumva bari bafite kuba bagufasha bose wari umaze kubatakaza ikintu nakoze nahise mva muri iyo nzu nishyuraga menshi njya mu ya make ibikoresho byose nafite byo mu nzu ndabigurisha njya mu nzu y'ibihumbi 20 nangira kujya njya gucuruza n'inda ngacuruza ziraga boga ngacuruza ubwo nyine icyo nagendaga nkabona kiri ku isoko nicyo nacuruzaga ngacuruza amakaroni nkayacuruza agakora akantu kose nkungukaho 2 none se igishoro basi cyo nk'umuntu wari ukiva ku ishuri ako kanya igishoro nibura cyo gucuruza n'ibyo ngibyo cyo wari ugifite ntacyo nari mfite nagurishije ibintu nari nunze okay wagurishije ibyari biri mu nzu wa mubyeyi yari yaragushyiriyemo no kubuzima ubuzima gutangiye kubuhiga Nyabugogo ucuruza amakaroni gazo kogana ibintu nk'ibyo ngibyo nangira ubuzima ko igihe cyo kubyara kiragera ndakubwiye ngo kugira ngo umwana wanjye sikasi n'Imana yabigize mu ruhare kuko byari bigoranye nakenda na mituweli nuba watangiye gucuruza utangira izo nzira utari wabyara deja ukimara kumenya ko utwite ishuri wahise urivamo narariretse ngurisha utuntu nafite mu nzu twari tugaragara nk'uduhenze nzagura amafaranga make ndagenda nishyura inzu amezi 240 ya veni utundi dukeya nsigaranye ndavuga ati ngomba guhiga bizaga ikintu kizanunga n'umwana wanjye nayo amezi yashamo nkazongera nkayishyura yego ubwo buzima natangiye nuko ubwo burabyaye umaze kubyaraho ubwo buzima bwa ni gute noneho wabashije kumanaginga ibyakurikiyeho cyagutunze rumva iyo umuntu akiva kubyara kenshi bataragira n'imbaraga ngo ajye guhiga ubuzima ni gute uwabyifashemo muri izo situation sinyipfa kurira cyane ariko iyo uvuze iryo jambo uko nguko nibuka ibintu byambayeho nkumva narira n'umutwe ukava nabaye mu buzima bubi inzara icyumweru cya mbere nyimara kubyara inzara yarandiye hahandi nifuzaga n'upfu rwaza rukangira umwana njye gasigara wenda nkareba ko ari umugera neza akamujyana akajya kumurira ndarubu none wa mugabo mwabyaranye we deja yari amaze gucika yari yaragiye kugeza na n'uwo magingaye umwana afite imyaka 2 n'amezi 2 mama wawe se we ntago yanyuzagamo wenda ngo aze kureba umukobwa we uko byifashe ntago mama nawe yaragutereranye ntago yabashaga kugeraho muri ibyo bihe wari ukimara kwibaruka mama wanjye nubwo namuvuze kuriya mama wanjye nawe nta bushobozi afite yego uko ngubu tunavugana sinakubeshya ngo abahe kuko aho yabaga barahasenge yego hashize nk'amezi 7 narongera guhura na mama utarongera guhura na mama kandi nta na telefone agira ngaho muri make ubu ntabwo uzi nimba ugira mama cyangwa nimba ari nta nawe ntuzi nimba yaranitabye Imana cyangwa ari he inkuru mbi ntabwo yobekana yarapfuye nabimenya bigaragara ko ari hari katabayeho mu buzima bwiza ariko sinza agacamo yabaga hano mu Kaninja barahasenya yego kubasenya aho bamuguriye igasanze basanga ari mu manegeka bahashyira toye kuhasenya yego niko kuva muri iyo nzu sinakubeshya ngo abahe gusa amakuru mfite abo barumuna banje yego aho mama yababyaye barabajyanye babikabuga babikabuga nuvuga ngo ntabwo uzi mama wawe nimba abaho nimba atabaho nawe ntazi nimba ubaho nimba utabaho kandi mwese muri Kigali kandi anazi naho yansize buri ari umubyeyi ufite urukundo cyane akagombye kugaruka akaza kundeba yego kuko ngihara muri Kacyiru matuye igihe kinini cyane yego kuko ni naho nakuriye yaba ari ufite urukundo yakaba yaravuze ati reka njye kureba umwana wanjye ndeba hano umwana wanjye namusize rwose igeze agaruka na nimero ya telefone yanjye yizimu yakamamagaye ariko none se ubwo wowe ntabwo byagutera ikintu cyo kwibaza ngo ariko gute umubyeyi nibura atagira amatsiko yo kumenya uko umwana we ameze ngewe hari n'igihe nk'unyifite aho kuba naratangira gucumbika najyaga neka nk'ibirayi kubera ukuntu nzi yakundaga ibirayi nkavuga ati iyaba nabonye mama wanjye tugasangira nyine nge mu by'ukuri nubwo ibyo byose byabaye nkoza ku mutima kuko narabyaye nanjye nabaye umubyeyi nubwo ubona ndi muto nzi igisuku kibabaza yego ariko
mbura aho muhigira sinabona ngo sinamenya ngo ahantu hose no mu nshuti ze ko na phone agira nta n'umwe ukivugana nabo hari n'igihe bamugamba ati se mama byarangiye biti kuko uwo mugabo we bashakanye yaramaje gupfa yaramaze gupfa abo bavukana baragurisha ya mama wawe ni ukuvuga ngo wowe ubu afite nk'imyaka ingahe ubu tuvugana? Mama wanjye afite imyaka 38. Ndumva aracyari mutoya. Aracyari muto. Kuko wambwiye ko yakubyaye ukiri mutoya. Yanjye n'abakiri muto. Niba aracyari muto cyane rwose. Muto cyane kuko yarambwiye ngo yambyaye muri 18 19. Ngiye ngo mfite 21. Nawe kandi wabyaye n'ubundi ufite nanone ya myaka. Ngiye natwise mfite 17 nabyaye mfite 18. Iwe yarakubyaye afite 16. 19. Wafite 19. Ya no kwihangana ubuzima ntabwo buba bworoshye, ni byinshi tunyuramo bitubabaza bitugira abo tutifuzaga kubabo, ariko ni ukubyakira ubuzima bukamuvinga on. None Emerance, kera mu buto bwawe utarahura n'ibyo bibazo byose, ni nk'izihe nzozi wari ufite wumvaga ushaka kuzaba, wenda uyu munsi bikaba bitaragenze neza, ariko nibura n'iki wumvaga wifuza kuzaba cyo ukiri mutoya? Ngiye kera nyiri umwana nifuzaga kuzaba umubyinnyi, ariko nkaba umubyinnyi ukomeye. Umubyinnyi gute? Hari ababyinnyi babyina ibintu biri moderne, biri traditionnel, wifuza kuba umubyinnyi umeze gute? Ngiye rero kubera nakuzemo muri kiriya kigo cya Caritas batwigishaga ibintu byinshi. Ari ukubyina kinyarwanda narabibyinaga, ari ukubyina kizungu narabibyinaga, ari ugukina amafilime, theatre, ibyo ni ibintu byose nagiye nkoraho. Yego. Nuko twagize amahirwe make umushinga ugahagarara. Okay, no kuvuga ngo kuva mu buto bwawe wowe wumvaga gahunda ari ukuzajya muri ibi twita ngo ni showbiz. Kuko ni nabyo nabonye intari kenshi badutoza. Bajyaga kushira ko tukagira umwanya wo kujyayo, bakajya nyine bakagenda bakatwungura ubundi bwenge. Nuba ubuzima bwawe wakuze wumva wakwiriye umuntu wa showbiz ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, wenda ibyo birabaye, ubuzima buragukomereye, buba bubi, magingo aya ngaya, nk'ikintu noneho magingo ya wumva ufite nk'inzozi kuri wowe, ibyo wenda byari byahahise, noneho nyuma yo guca muri ibyo bintu bitoroshye, magingo aya mu buzima ubayeho, ni nk'izihe nzozi ufite cyangwa se ikintu wumva, nimba ari n'umuntu wenda ushobora gukorwa ku mutima n'inkuru yawe, ukumva hari nk'ikintu wenda n'urugero yagufasha, wumva ni nk'igiki wumva nk'umuntu yagufasha ukavuga uti ahangaha mfashije iki kintu yaba ahinduye amateka y'ubuzima bwanjye, yaba ashyize iseko ku isura yanjye, nk'ubu wumva ari nk'igiki wenda nk'umuntu yagufasha ukumva kuko ubuzima bwawe hari ikintu cyiza yongeyeho? Ngiye ikintu ngumva umuntu yamfasha cyambere nambere kubona aho kuba, so kuvuga ngo kugura inzu, kuvuga nyine kubona aho kuba ngo amafaranga yo kwishyura inzu. Ntabwo umuntu rero yahora kwishyura igihe cyose. Nyabonye nkabona n'andi make yo gukora, kuko nyinsigiye numva niyo cyaba ari igihumbi ntazibyaza umusaruro. Nkabona n'andi make yo gukora. N'andi make yo gukora. Wenda nko kuri icyo kintu cyo gukora, wenda kugira ngo n'abadukurikiye bumve Emeline ari umuntu utekereza gute, imishinga afite mu bitekerezo bye, ni nk'iki wumva wakora, wenda reka dufate nk'urugero ubonye nk'ibihumbi 500 cash, wumva ari nk'igiki wakora, ni nk'ihe business wumva wajyamo ukaba wayiheraho, wenda ukavuga ati iyi ngiyi nibigenda neza ishobora kuba yazampindurira ubuzima? Mbonye 500 kuko burangiye ntabwo mbana nabi, nagenda nkashaka ahantu gutatsiye n'ubu, nkahafata inzu, nkashyiramo akabizinesi, kaba ari ako gucuruza ibyerekeranye n'ibiribwa, kaba ari ako gucuruza ibyerekeranye na kantine, byaterwa n'ayo mafaranga n'ibikoresho nagura uko byaba bihagaze. Ariko muri make uri umukobwa wifuza gukora akiteza imbere cyane, kuko njye nkunda no kwikorera, ntabwo mba numva nakora undi muntu kuko biravuna. None se magingo aya urumva nk'ikintu kituma nibura ubasha kurya ukabasha kwambara, ni nk'iki ukora magingo aya ukavuga ati nicyo ntezeho kuzabona nibura twa dufaranga dukeya dutuma mbasha kubaho? Ikintu nkora ubu ngubu, nakoraga akazi k'uburaya, kubera rero hari undi mukobwa inshuti yanjye ufite salo, yakundaga kuba yirimo nkajya kumureba, akagenda akora utuntu mwitegereza, nzi gusoza nk'umuntu afite
nyine nk'uko nguko iyo afite abakiriya aramumugana nkajya kumusoreza yaba ari kumusoreza ubwo no kugira gute ni kwa kundi umuntu asuka yageze hagati agahagarara akajya gutera ibindi wowe ugasoza aho yaragiye ugatangira nko kumufasha kurangiza ibyo yatangiye yego nuko unese ibyo bintu wari utubwiye by'uburaya ibyo nibyo navuga nabyo ni igice kimwe mu bintu wenda bigufasha mu buzima bwawe kugira ngo urere umwana wiyiteho ibyo bintu navuga ko ni kimwe mu bigufasha kugira ngo ubashe kubona ubushobozi bwo kwiyitaho byaramfashije ariko nyuma nza gusanga nta mumaro wabyo ubwo najyanye n'umuntu akambiga ashaka kunyica ashaka kukwica najyanye n'umuntu duhuriye ku muhanda nyine turajyana twavuganye amafaranga mu gitondo umwaka atsa amafaranga ikintu yakoze yafashe umusego w'ishuka arawunigisha ashaka kunyica ubwo noneho natabawe n'ikintu n'umuzamu we uko yashatse kujya kuniga njye w'amaguru nayashyize ku idirishya nkajya njegeza ko nigange nkubita amaguru ku idirishya umuzamu akomeza kumva idirishya aza kureba ibintu biri kuba ku idirishya ahageze akajya yumva nyine ni nk'ikintu kirimo wagira ubwoba muri we n'ibyumba kiramutaha ni nk'Imana yamukoreyeho araza akomanga ku cyumba aravuga ati hanze hari umuntu kugushaka ngwino bitabe abwira uwo muntu mwari mwajyana kuko yari umubosi ubwo mu gusohoka wagiye kwitaba nanjye narase nsohoka nca inyuma y'inzu agaruka avuga ngo urambeshye nta muntu musanze mu kuvuga ngo urambeshye nta nasanze urumva gukora urugendo rwo kujya mu cyumba njye nahise nzenguruka inyuma mpitambingukira inyuma ku gipangu ndasohoka ndataha uwo munsi natashye nambaye n'ibirenge nani igiceri cy'ijana nacyuye naraye ijoro twari twavuye saa 9 none ubwo buzima ni ubuzima bugoranye kabisa naje kubona ari ibintu biteye ubwoba ahubwo hari n'abana b'abakobwa nabo nkeka bakiri muri ubwo buzima kandi wenda badafite n'impamvu ingana n'iyawe yatumye ubijyamo nk'abo abana bari mu bintu nk'ibyo ni nk'ihe nama wabagira nk'umuntu wabibayemo akabinyuramo kugira ngo bumve wenda nk'umusaruro wabivanyemo babe bagira icyo bakwigiraho inama nabagira inama yo guhagarara ku buzima bwabo uko amagara araseseka nayo umuntu w'umwana ukiri muto nanjye nakihera utangiye uburaya angana nk'uku ejo nkakuramo sida nkakuramo imitezi na mburugu ejo nkakuramo kwiheba namara kwiheba nasiduka mpfuye n'ubuzima bw'umwana wanjye narwaniriye atabubonye nawe ntamusiga uko nguko yakarandika bikarangira gukurikiranye ikintu rero nabagiraho inama karani ubwo ni uko kuvuga ngo wenda bakubyaye wenda mama yakubyaye afite imyaka 19 nawe ubyara ufite 18 natwise mfite 18 mbyara mfite natwise mfite 17 mbyara mfite 18 yewe urwo ruhererekane rumeze gutyo ubwo niyo karande kandi buriya kuko twese tuba tudahuje n'ababyeyi urumva umubyeyi nawe yarakoze byinshi kugira ngo wowe ubashe kuzamuka akagenda ashaka abagabo batandukanye kubera ubwo buzima ubwo nanjye nyine nk'ubu mbonye undi mugabo ntabwo byatuma nagenda kandi urumva nawe ngiye kubyara undi mwana udahuje n'uwo mfite wa mbere ibyo byose ni ibibazo baba bashobora kuba bahura nabyo mu gihe bakomeje muri izo nzira ni ukwihangana nuko ubwo Emerance abayeho muri ubwo buzima butoroshye aca muri ibyo byose ariko ubuzima abayemo uyu munsi Emerance abaye mu buzima bumeze gute nubwo wenda nta byinshi byahindutse ku bijyanye n'amikoro n'ubushobozi ubuzima ubayeho ku munsi wa none wabwira abadukurikiye n'ubuzima buteye bute nje rero naje gusanga ibintu byose ari by'isi nza gusanga ibintu byose tuzabisiga tukajyaho Imana yaduteguriye mfata umwanzuro wo kuba mvuze ngo reka mbaye ubuzima bwanjye mbemagaritse nshakire n'ahandi ariko byanze wenda nanasubirayo ubu ngubu nafashe umwanzuro nuko insengero nyinshi bazifunze ariko ngerageza gusenga nkagerageza byari ku cyumweru nkajya kuri church nkuru ngasenga nkajyana n'umwana njye tugasenga nabona icyo kiraka cyo gusuka nkagikora hawujya n'umuntu mpamagara twe tuzuranye kuri izo diri nkagenda nkamureba ariko kurara ijoro ugenda mwamuntu ni ukuvuga ngo ubu watangiye urugendo rwo kuva muri izo ngeso mbi utangira urugendo rwo kugana Imana nimba byumvise neza cyane kuko naje gusanga Imana imama ho bashaka kuruhuka ngiye mbere nyikire mu buhaya cyane bwari bwarangize imbata hahandi nigera nakoreraga amafaranga nagira mu kabari ngabura inzoga zirajya kujya kwiga
utitaye ku buryo ki byakuvunnye cyangwa se na gahunda zatumye ubijyamo ugahita uhindura gahunda bati n'ubundi reka nyanywere nzabona ndi nimba nkoreye 10 ngihagaze hanze ufata uyu muhanda mpagazemo nimba unabona njya kwihagarika ninjire mu kabari nashiduka ninjiye amafaranga yose nkaneza n'ubundi ukayanywera yose yandi wakoreye muri yamba n'ubundi ukayanywera ariko nshima Imana yatumye ndeka inzoga ubu n'inzoga ntabwo ukizinywa watangiye n'urugendo rwo ku sinyinywa inzoga pe nyine mbere narazikundaga zaragize imbata ariko kugira ngo usange mfashe igihumbi cyanjye ngo ngiye kugura Knowless ni ibintu bitabaho